zaki niba uzi kamera niba uzi editinga niba uzitunganya yitwa Bunduge amashyi menshi cyane uyu mugabo abakurikiye filime yitwa Impanga abakurikiye izindi filime zikorwa n'abantu bagaragara mu Mpanga series yitwa Kopi ajya akina filime ni umudirector yakoze akazi gakomeye cyane uyu mugabo yitwa James akorana no muri Zacu TV ndetse no mu zindi filime zitandukanye nawe umukomere amashyi menshi cyane uyu mugabo yitwa Karinda Isayi yabaye muri sinema imyaka myinshi afite filime nziza yakunzwe imaze gutwara yitwa Above the Brave umukomere amashyi menshi cyane turi kumwe n'uyu mugabo mu rugo tumwita Boy yitwa Afrika uyu mugabo ni ukamera filime yitwa Umuturanyi kanayedutse umukomere amashyi menshi cyane hano hari undi mugabo uyu mugabo yitwa Scott abarebye filime yitwa The Fate abarebye filime yitwa Behind the Scenes yagaragaye muri filime yitwa Maya cyane ni umuntu w'umugabo cyane uyu mugabo rero uyu mugabo yitwa Yves Mizero uyu mugabo abakunda Hatsfada bari aho yakoze iyi filime yakoze filime yitwa Behind the Scenes yakoze filime yitwa Maya umukomera amashyi menshi cyane ni umuntu w'umugabo hari indi filime namenyemo bari bakobwa benshi mukunda bitwa Bamaya twamenye twese tukavuga ngo dore filime y'isirimu yaje kuri YouTube filime yitwa The Secret abarebye The Secret umukomera amashyi menshi cyane ni umuntu w'umugabo hari abandi batekinisiye rero umuntu ayemera kuko akarasa aba ari abakinnyi bakaba Papa sinjya kumamagara ngaze nonaha Papa Sava abaye musimo bukwe avuga amazina yiwe avuga imivugo uri kumva yandika filime araziyobora umukomera amashyi menshi cyane baza kumuhamagara nk'umukinnyi ku giti cye avuga ko afite mirajisi abanyabutare ndabasuhuje cyane abanyeshuri ba kaminuza ndagira ngo mbabwire ko nishimiye kubana namwe kano kanya ndagira ngo mwikomere amashyi hari umuntu wambwiye ngo abanyabutare bavukana atatu nibyo cyangwa nibyo rero ndagira ngo mbabwire kino kintu iyo umuntu yize neza agera kuri byinshi nanjye nize muri kaminuza ya IPRC ya Kigali muri icyo gihe ndi kwiga naje kugira amahirwe kubera guhiga abandi nza kuba umwarimu muri apade rero namwe mwiga neza muzagera kure sibyo okay ikindi ndagira ngo babwire ko abantu mwese bifuza kujya mu gisirikare cyanjye cyo muri filime ni karibu kote yanjye ni 65 murakoze cyane twa buri kantu abandi bakurikireho rimwe kabiri gatatu lekana arakoze cyane hari undi mukobwa namenye muri ni umutekamutwe tumaranye imyaka myinshi imitwe yaje gucamo birakunda umeze neza ukuntu yavuze akantu ngomba karamfashije iyo mbona iyi perezanta aho tubana mu buzima bwa buri munsi ubundi perezantasiyo yagiye yarangiye kuko mbona aremye baba bakoze sasa rero ndi umwanditsi nkaba n'umuyobozi wa Menya Series nkaba n'umukinnyi nkaba ndi n'umushoramari muri kampani y'ubwubatsi ifite abakozi 300 ariko muri sinema harimo bakeya urashobora kujyamo nanjye rero nkaba narize ubwubatsi muri kaminuza y'u Rwanda muri civil engineering nyuma y'ibyo ngibyo rero duhuriye kuri banki tubikuze ubu ngubu bakuramo amafaranga mwana mukubita
ndabeshye aramaze iminsi 3 ni 3 ni ingahe nayo 5 ntabwo araboneka amafaranga reka mbebe ibintu byinshi ngataza kumbwira n'ibyo avuga muri filime ubona uko amashyi menshi cyane Madoderi azabasuhuza. Muraho neza abantu bishimye bagiye gushaka turebe murakoze cyane nanjye nishimiye kuba ndi hano amazina yanjye yitwa Dusenge Krenia bakaba banzi cyane ku izina rya Madoderi cyangwa se Keke Madoderi ni Papa Sava nakinnye mu Ndoto The Bishops Family Kariza wa Kalisa n'izindi nyinshi cyane zitandukanye. Ikindi nkaba ndi rwiyemezamirimo mfite kampani y'ubwubatsi yitwa Kreni Solution Group. Ni kampani ikora ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi harimo amapave, block ciment, bordure. Hano ndi kubona hari urubyiruko harimo abantu umuntu wese afite gahunda yo kubaka anyureho muri serivisi. Hanyuma ikindi hano nanjye mpari mu mpatanye igihembo nk'umukinnyi mwiza w'umwaka mu bagore ndabasaba